ati mwicare mbagurire icyayi, abana barakinywa. Mu gihe bari kukinywa arababwira ati rero ndagira ngo mbabwire ko ubu rwego maze kugeraho ntabwo gikomeje kukubana namwe. Bati se kubera iki? Ati ubu mfite miliyoni 3 kuri konti, natanze avance mu mirimo 10 bazakura babimpereza, kabipakira nkabijyana i Kigali. Ati rwose mu by'ukuri koko murumva mwebwe nakomeza kubana namwe mukurikije urwego muriho. Harimo umuhungu umunyamahanga abwira mugenzi ati twagikubita mwa. Reka nongere mbasuhuze muraho mwese. Haleluya. Birashoboka ko harabaje bakaba basanze namaze kwivuga. Nitwa Ndayambaje Pierre Celestin, abandi umuyobozi w'itorero rya Butete. Mbere yuko tuva mu Butete hamwe na korali Isezerano n'abaterankunga bayo baratubwiye ngo nitugera hano tuzabaha intasho muzakire mu izina rya Yesu. Imana ishimwe cyane. Ndabizi neza iyo abantu baje mu ivugabutumwa bari kumwe na korali muba mukeneye kumva ubutumwa bwiza buturuka mu ndirimbo, ariko nanone tugomba no kumva ijambo ry'Imana dusomye muri Bibiliya, kuko umwanditsi wa Bibiliya yaravuze ngo ibyo byose bifataniriza hamwe kutuzanira ibyiza. Kandi ni nayo magambo tugiye kuganira muri uyu mwanya. Ndagira ngo dufate Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana, urwandiko Paulo yandikiye Abaroma igice cya 8. Turasoma duhereye ku murongo wa 28 tugeze ku murongo wa 30. Abaroma igice cya 8 murongo wa 28 tugeze ku murongo wa 30. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aranditse ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, ari bo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Kuko abo yamenye kera yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, kugira ngo abimfura muri bene se benshi. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. Twese tuvuge amen. Aya magambo niyo tugiye gusangira muri uyu mwanya. Ndifuza gufata umwanya muremure, ariko nshaka ko twese twumva umugambi Imana ifite muri iri teraniro ry'uyu munsi. Muri uru rusengero hateraniyemo abantu b'inzego zitandukanye. Hari abaje ari abashyitsi, hari abandi ari abakristo twasanze hano, twaje natwe duturutse hariya i Burera. Ariko buriya impamvu Imana yaduteranirije hamwe twese muri iri teraniro, irashaka twese kuduha ibyiza. Mumvugire ngo amen. Imana yacu irashaka twese kuduha ibyiza. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo inyungu zo gukunda Imana. Ubundi Imana iyo uyikunze nayo irahindukira ikagukunda, kandi gukunda Imana bikomoka ku kuyubaha. Iyo wumvise ijambo ry'Imana ugakora ibyo ijambo ry'Imana ryategetse, Imana nayo irahindukira ikagukunda. Rero ntabwo ikimenyetso Yesu yavuze, ntabwo yavuze ngo abantu bakunda Imana ni abazagenda bavuga ngo burya Imana turayikunda. Nimwitegereze iminsi turimo yacu, uzasanga abantu bose bavuga bati turi abakristo, twese tuzi Imana. Ariko buri iyi Imana yitegereje isanga abantu bayikunda nabemera kugendana n'ijambo ryayo, nabemera gukora ibihuje n'iby'Imana yategetse. Rero ibyo bindi iyo ukoze ibihuje n'iby'Imana yategetse hari inyungu ivamo. Amen. Hari inyungu ivamo. Aya magambo Paulo yayandikiye Abaroma, arababwira ngo kandi tuzi yuko ku bantu bakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Ubu bumenyi ntabwo ushobora kubwiga mu ishuri, ntabwo wabusangamo. Ubu bumenyi bwo kumva ngo ukunze Imana hari inyungu uzabonamo. Ahanini ushobora gusanga abantu bakunda Imana mu buzima busanzwe, mu buryo bufatika, babayeho mu buzima budakomeye. Ariko buriya nubwo wabaho mu buzima budakomeye, ariko wubaha Imana, ugendana n'ubushake bw'Imana, ibyo bintu bizakubyarira inyungu. Abana be bari barize mu buryo bugoye,
mu buryo bukomeye batarashoboye kugera mu mashuri yo hejuru. Ariko uwo mupasiteri mu myaka yamaze yari yarigishije abantu batandukanye, bamwe baragenda barakomera bagira ubutunzi bwinshi baba bakire mu rwego rwo hejuru. Havamo umwe rero ngo wari ufite inganda, yari afite inganda zikora ibintu bitandukanye. Ageze aho aza kuzakenera umukozi, atanga amatangazo aravuga ngo nkeneye umukozi. Arangije aravuga ngo abantu bazafata akazi bazakora ikizamini, ndashaka ko abantu bose bazaza. Hanyuma uwo musaza yari afite umukobwa wahoraga amubwira ati ariko papa, itegereze rwose weho wabaye mu bintu by'Imana, abandi mwavukanye, abandi mwabyirukiye rimwe, abandi mwabayeho mu buzima mubi, bo barakize babaye abakire mu rwego rwo hejuru, abana babo barakize bageze mu nzego zo hejuru, bize mu mashuri ahambaye, ariko twebwe mu buzima tubayemo. Umusaza akitegereza umukobwa we akamubwira ngo mwana wanjye, Imana nakoreye izakwibuka. Mwavugira ngo amen. Imana iyo tuyikoreye iratwibuka byanga byakunda. Abantu batabizi rero bazi ko gukorera Imana ari igihombo, ariko gukorera Imana bivamo inyungu nyinshi. Hanyuma wa mukobwa nawe aravuga ati reka nanjye njye kudepoza. Afata diplome ye aragenda agera aho bagombaga gukorera ikizamini. Nyir'uruganda niwe wagombaga kwitangira ikizamini cyo kuvuga, interview niwe wagombaga kuyitangira. Hanyuma kandi niwe wagombaga gutangirirwaho. Ukaza akakubaza ati akakugira ibyo akubaza. Ageze kuri wa mukobwa ntabwo yari amuzi, nta nubwo yari azi niyo aturuka. Hanyuma aramubaza ati weho uruwande? Aramubwira ati papa yitwa kanaka. Wa mugabo aza gusanga ni umusaza wamwigishije, wamuhaye indangagaciro zo mu nzu y'Imana. Aza gusanga ni umusaza wamutoje inzira y'agakiza. Aza gusanga ni umusaza wamwigishije urugendo rwo kujya mu ijuru, rwo kubaha Imana. Kandi ibyo ngo nibyo byari byaramuhesheje ubwo butunzi. Aravuga ati uruwande. Umukobwa arongera asubiramo amazina ya se. Aravuga ati papa wawe akora iki? Kuko burya hari abantu bashobora kwitwa amazina amwe ariko bakora imirimo itandukanye. Aramubwira ngo papa yari pasiteri kera, ngo ariko ubu yageze mu kiruhuko cy'izabukuru aba mu rugo. Haleluya. Ahita abwira abari baje mu kizamini bose, arababwira ngo ikizamini kirarangiye. Abwira uwo mukobwa ngo ubu butunzi mfite nabukomoye ku ndangagaciro zo yanyigishije. Nawe niba warafashe izo ndangagaciro, ndumva akazi kanjye uzagakora neza, genda bakwandike. Mwambere Imana icyubahiro. Umukobwa atashe ageze mu rugo abwira papa ati papa mbabarira rwose, izati byagenze bite ikizamini wagiyemo? Ati mbabarira, nahoraga mvuga ko wataye igihe, nahoraga mvuga ngo abandi baragusize, ariko nyir'uruganda yambwiye ngo indangagaciro wamwigishije nizo zamuhaye ubwo butunzi. Nta kindi kizamini nakoze, navuze amazina yawe, none ubu ntahanye akazi. Kandi tuzi yuko ku bantu bakunda Imana byose, haleluya, byose. Ariko mujya mutekereza, nimwibuke bari abasore batatu bari i Babuloni. Uwo ngo babavanye iwabo, ariko bari mu nzira babajyana, abana baravuga ngo tugiye mu gihugu kitazi Imana, tugiye mu gihugu batazi gusenga Uwiteka. Ariko ba data baratwigishije ngo iyi Mana twakoreye tukiri iwacu i Buyuda ishobora no kubana natwe turi mu gihugu kitari cyacu. Ngo aba basore baravuga batumva, reka dufate uyu mugambi tutekuziyanurisha ibyo kurya by'ibwami. Buriya hari ibintu twigomwa kurya, hariho ibyo twigomwa gukora kubera ko twamaze kumenya Imana. Amen. Hari abantu bajya banga kwakira agakiza ngo none se inshuti zanjye nizo dusangira inzoga, ubu ndamutse ngiye mu nzu y'Imana. Mperutse kwigisha abantu ndababwira ngo iyo ugeze mu nzu y'Imana uba winjiye mu muryango. Abasore baravuga ngo turagiye mu gihugu kitazi Imana, ariko tugambirire kutaziyanurisha ibyo kurya by'ibwami. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo bagezeyo bajya mu nkambi. Haleluya. Inyungu zo gukunda Imana. Ngo barabwira uwari ushinzwe kubagaburira, baramubwira bati
twebweho rero inyama ntazo tuzarya, ifiriti ntazo tuzarya, n'inzoga ntayo tuzanywa. Twebwe ujye uduha ibishyimbo uduhereze n'amazi, ibindi uzabitubaza. Ngo arababwira ngo ko mbizi neza ko nimurya ibishyimbo mukanywa n'amazi muzananuka. Naho aho bari bibereye iyi Mana yacu iravuga, yabongoreye irababwira iti bana banjye, nimuramuka muri ibi bishyimbo mukanywa n'amazi, ubwenge bwanyu nzabugira fresh, ku buryo ibintu byose bazajya babigisha muzajya mubifata. Kandi nimurya ibishyimbo mukanywa n'amazi gusa, nta muntu n'umwe uzagira igihagararo nk'icyanyu. Ayo mabanga basubiza gushinzwe kubagaburira bayabitse. Umuntu w'Imana agomba kugira amabanga yibitseho. Icyo mvuze murabyumvise? Agomba kugira amabanga agize ate yibitseho. Abandi baramubwira batwe nuduha ibishyimbo ukaduha n'amazi dupima iminsi 10 gusa uzaze uturebe. Ngo yagiye kubareba nyuma y'iminsi 10 asanga bariye imiceri. Ariko mwagiye mubibona, njye mbibona iwacu, abantu b'abakire iwacu barya neza, ntabwo aribo bafite abana b'ibisoro. Herutse kuganira n'umupasiteri ati njye nagize isoni, nigeze kugira umwana wanjye arwara bwaki, ni mushumba wacu n'umukire, ariko yaravuze ati najyaga kwa muganga nkavuga ngo uyu mwana afite umwana umwe. Ariko amagambo ndi kuvuga muri kuyumva, n'umukire atari ku mwana wanjye yarwaye bwaki. Ati najyaga kwa muganga ndi kubebera, tekereza kujyana umwana mu modoka yawe kandi yarwaye bwaki. Umwana urya imboga nazo zitagira umuntu, ukabona ni igisore, ukabona ni igisore rwose gifite imbaraga. Ariko haleluya, Imana yacu yakorera mu byari byo byose, igahindura ubuzima bwawe uko ishaka bitewe n'ikigambiriye. Ngo abasore bariye ibishyimbo banywa n'amazi, ngo nyuma y'iminsi 10 ubasanze ari ibisore bihagaze bifite imbaraga. Ntekereza ko uyu mugabo yaravuze ati ngibi byo biri kurya inyama bikarya n'ayo mafiriti byayava, kuko igeno ryabo ntabwo yarisubizaga ibwami, yarinyuzaga ku isoko. Mutekereza ko izo nyama yazisubizaga ibwami? Yari yarashatse isoko ku ruhande. Haleluya. Imana ikagenda ivugana nabo. Ariko mwarasomye byagenze biti ngo igihe kigeze, arya turi kuganira ngo iki, kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bigira biti tuzanira byiza. Ngo igihe kiragera, umwami aravuga ati tugomba gukora igishushanyo, kandi umuntu wese utazakiramya azajugunywa mu itanura ry'umuriro. Abana b'abahungu Imana irabongorera babwira iti rero sha ndashaka kubazamura. Haleluya, ndashaka kubazamura. Ntabwo nshaka kubagarukiriza kuba ibwami gusa, ndashaka kubavana kuri uru rwego nkabageza ku rundi. Buriya Imana hari igihe kuvana ku rwego rumwe ikakugeza ku rundi. Ngo bavugije amahembe n'amabubura n'amasambuka, ngo abantu bose barubara, abasore 3 basigara bahagaze, kandi itanura ryacana. Iyo nkuru iravuga ngo umwami baramuha raporo, baramubwira bati babasore bo banze, kandi wabavanye mu nkambi, bene wabo bari kurya ku bakoroboyi, ubazana iwawe. Babwira umwami bati kandi byaravuzwe koko abantu umwami yahaye amata nibo bamwima amatwi. Ati mwicare mbagurire icyayi. Abana barakinywa. Mu gihe bari kukinywa arababwira ati rero ndagira ngo mbabwire ko ubu rwego maze kugeraho ntabwo gikomeje kukubana namwe. Bati se kubera icyo tumufite miliyoni 3 kuri konti, natanze avance mu mirimo 10 bazakura babimpereza, kabipakira nkabijyana i Kigali. Ati rwose mu by'ukuri koko
murumva mwebwe nakomeza kubana namwe mukurikije urwego muriho. Harimo umuhungu umunyamahanga abwira mugenzi ati twagikubita mwa, undi ati wigikubita, ibyo nibyo bimuzuye. Umwami aravuga ati ni mubafate. Haleluya. Aravuga ati ni mubafate, ngo barabaterura. Iyo nkuru mwarayisomye, ngo barabafashe, ababateruye barazunguza bajugunya mu itanura ry'umuriro, kandi ngo bari bababoshe. Mwavugira ngo amen. Bibiliya iravuga ngo bageze mu itanura ry'umuriro, ngo ibirimi byasumiye babandi babateruye bahinduka umuyonga kubera ko batubahaga Imana. Abageze mu itanura ry'umuriro ngo babona abahungu babohowe, babona bifashe mu mifuka, babona bari batatu, ariko mu itanura harimo uwa kane, ngo kandi uwa kane arasa n'umwana w'intama w'Imana. Ngo Nebukadineza araza arahengereza aravuga ati nimumbwire mu itanura twashyizemo abantu bangahe? Baramubwira bati ni batatu. Atoya, mwabaze nabi, ndabona mu wa kane, kandi uwa kane arasa n'umwana w'intama w'Imana. Iyi Mana ibyo wageramo byose yazikabana namwe. Uzi ikintu yahise avuga? Yaravuze ngo yewe Saduraka na Meshake na Abedenego, nyamuneka nimuze nimusohoke mu itanura ry'umuriro. Njya mvuga ngo iyo bari nkanjye nari kumubwira ngo ngwino dusangemo hano tube dutemberana. Ngo abasore barasohoka, umwami abona nta n'umwotsi uri kubanukaho, aciteka agira ateye. Aravuga ngo umuntu wese utazasenga Imana utazasenga Imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego, uwazaba agiye gukururira akaga Babuloni yose. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Munyemerere dusenga Imana. Waje muri iki giterane, birashoboka ko wumvise ngo korari Isezerano iraza, ukaba waje ugambiriye kugira ngo uze kumva ntabwo wandemanya amahembe. Ariko ndagira ngo nkubwire ntabwo ari aho Imana ishaka kukugeza gusa. Ntabwo ishaka ngo wumve utahe, ahubwo irashaka kutahana kwizera Imana. Iyi Mana iyo tuyizeye ntabwo dukoze isoni. Iyo tuyizeye tubana nayo haba mu byago no mu makuba. Yabwiye Yakobo iramubwira ngo nunyura mu migezi, iyo migezi ntabwo izagutemba, ngo umunsi uzagera no mu muriro, ngo njyewe nzaba ngurinze, ibirimi by'uwo muriro ntabwo bizagufata, ngo kubera kuko ni Imana yawe. Imana yawe ni iyihe? Ifite izo mbaraga. Reka nsoze mvuga ngo niba wizeye Imana ntugire ubwoba buguhamura. Imana yawe iri kumwe nawe. Mu bintu byatwaye Mose imbaraga ni ukwigisha urubyiruko rwa Isirayeli rwari rugiye kwinjira mu gihugu cy'i Kanani. Arababwira ngo mwabana mwe, ababisha niba bateye mukabona ni benshi, ntimuzahagarika umutima, kubera yuko Uwiteka Imana azaba ari hagati muri mwe. Niba ushaka ko urugo rwawe rugira amahoro, izere iyi Imana iramanukana amahoro mu rugo rwawe. Umugabo witwa Zakayo ngo niwe wumvise amakuru nk'aya ndi kuvuga, aravuga ngo ndashaka kureba uwo mugabo Yesu kwasa. Ngo aragenda yurira igiti cy'umuvumu, ngo Yesu ageze kuri icyo giti aravuga ati manuka Zakayo, ururuka uyu munsi ndagira nde ndarari wawe. Ngo aramanuka anezerewe, ngo induru ziravuga bati uwo ni igisambo, uwo yaciye igikuba, uwo yamaze abantu w'imitungo, none uraja gucumbika iwe. Ngo Zakayo aravuga ngo kimwe cya kabiri cy'umutungo yanjye ngo ndagiha abakene. Abantu yamuye baravuga bati rorera guha abakene udusubize ibyacu watwaye. Aravuga ati namwe iyo nduru ni iceceke, uwo nambuye ndabimuri hakana, ariko iyo nduru iceceke. Uziko muri kiriya giterane harimo abavuze ngo yaba Zakayo natwe yaratwambuye. Uwo yari yarambuye ibihumbi 100 yari agiye kumuha 400. Urucuruzo rwangana gutyo si mu minsi ngayo warukurayo. Ambere Imana icyubahiro. Zakayo ngo mumanukana nezerewe, Yesu arababwira ati umva rero reka mbabwire imitekerereze yanyu itandukanye n'iyanjye. Uyu mugabo nkwiriye kurariwe kubera ko nazanywe n'ibisambo nk'ibi. Uri umusambanyi uri muri iri teraniro, Imana irashaka kuguha agakiza gutahana amahoro. Uri umusinzi wabuze umutekano, ntabwo umutekano uzawubona mu nzoka. Uwari uzi ko umutekano nta handi ubonerwa ni muri Yesu Kristo.
Mwakire neza ijambo ry'Imana.